Ndagusuhuje inshuti y'akadasohoka ya Ku Nkombe TV, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Muri aka kanya ndaje ngo turebere hamwe uburyo bakora ibiraha. Abakunzi b'ibiraha ndabasuhuje, basaba gukora subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel yitwa Ku Nkombe TV. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ese ni gute bakora ibiraha. Ushobora kwibaza rero ngo ni ukubera iki nahereye hagati, ndaza kubabwira impamvu dusoje aka video. Urabona iyo umaze gutunganya urupapuro neza cyangwa se impapuro neza, ufata amavuta y'ubuto ukayasuka mu kantu, warangiza ugafata za mpapuro zawe wakoze, ukajya ushyiraho amavuta make make, ushyiraho amavuta make make, si menshi si na makeya. Ikindi ugomba kwitondera ni isuku y'ahantu urimo gukorera, kuba ahantu urimo gukorera hafite isuku nyinshi cyane, biba byiza cyane nta sazi zirimo kuhatumuka. Urabona uyu muntu rero arimo abikorana isuku, abikorana umwete, abikora bikunze. Urabona impapuro amaze kugira, tuzarebera hamwe muri video y'ubutaha atubwire ukuntu abigenza, ukuntu bategura kuva ku gutunganya ibintu bikoresho uri bukoreshe, guponda ese igipondo kiba kimeze gite, azatubwira ibipimo. Video ndacyayitegura nzabibagezaho mu minsi iri imbere. Iyi ni incamake ndimo kubagezaho. Urabona impapuro zacu rero ari hafi kuzirangiza, ikurikira neza witonze, ndakeka aka video kagufasha, kazagufasha nikamara kuza kose. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe aho Ku Nkombe TV, like, ugatanga n'igitekerezo cyawe, byaba byiza ukanakora share n'inshuti zawe zikabibona. Urabona rero arangije gusigaho amavuta. Ikintu agiye gukora agiye kwagura ziriya mpapuro zibe nini. Hari igihe waba wibaza ngo buriya wasanga bazikora nka capati, oya ntabwo bazikora nka capati. Kurikira hano kandi utegereze wihanganye, video y'ubutaha izagusigira isomo. Urabona cyasigaho amavuta, yamaze gusigaho amavuta rero akoresha ibiganza bye uko ari bibiri, yarangiza akagenda akandakanda mu mpande. Ugiye kubibona ukuntu agiye kubigenza gutyo, uko akandakanda mu mpande yarangiza agahita akozamo bya biganza bye hagati, agatsindagira atari cyane atari na buhoro, ubundi bw'urupapuro rukaguka. Yarangije gukora ibyo byose rero ahita ashyira ku ipanu iri ku imbabura itariho umuriro mwinshi, itariho n'umuriro mukeya, imbabura ifite umuriro uringaniye. Ikintu ucungana nacyo, ucungana no kugira zidashirira. Urabona umuriro arimo gukoresha si muke kandi si na mwinshi. Mwibutse gukora subscribe kugira ngo video yose y'ubutaha rwose izakugereho. Iyi ni incamake nayo nguhaye kugira ntakomeza kubatera irungu, mbabonje kuri video ngiye kuzabaha mu minsi iri imbere. Byose azabituganiriza, dutangire uko bitangira kugeza ikiraha cyacu kiriwe pe, kugeza ikiraha cyacu kiriwe. Urabona ko gitunganya impapuro azikora ku ipanu nziza ifite isuku rwose, kandi kuri iyo panu naho umanza kuhaminjira amavuta, kandi ukirinda umwanda bitewe n'uko ibintu ukora biba biraribwa. Bigize umwanda rero byagukoraho. Urabona hajemo gukata za mpapuro. Urabona niba rwari urupapuro rumwe agiye kurukoramo ibice bine. Urabona ko amaze gukoramo ibice bibiri, narangiza arakata havamo ibice bine. Tegereza witonze urebe. Arimo kuvuga anansobanura uko byifashe, ariko amajwi ye nanze kuyashyiraho, nzayishyiraho kuri video yose y'ubutaha. Tubwire ukuntu bikorwa, tubwire ese umusaruro akuramo ni uwuhe, ese ibi bintu byaba byungura? Birungura cyane rwose bitewe n'uko twaganiriye. Urabona urupapuro arufata akaruhinamo kabiri, akaruringaniza rukaringanira hose, yarangiza agafata igipimo agahita akata iziri munsi ya rwa rundi apimishije. Urabona rwose ko hahise havamo ibice bibiri. Narwo ntabwo arwibagirwa, araza rukate rujyanirane n'izindi. Urabibona nawe uko bigenze. Agiye gufata za mpapuro nanone azishyire hamwe, ahite nanone rumwe muri zo rwo hejuru ahite aruringaniza nanone, ahita afatiraho igipimo apime. Urabona havuyemo ibice bine, buri gice gifite impande eshatu. Kandi muzi neza ko ikiraha ari mpande eshatu.
urabona rwose ibiraha byacu biraryoshye, nubwo nari mbihagazeho gutyo gusa ariko aya mazi yari yuzuye akanwa, ariko yarambonjeje yampaye kamwe ndarya numva ukuntu biryoshye, biba biryoshye cyane. Urabona iyo yarangije kubikora rero abishyira ku ipanu, biterwa n'ipanu ufite, hari ipanu nini, hari agapanu gato, biterwa n'ibyo ugiye gukora uko bingana cyangwa n'ubushobozi bwawe. Abishyira mu mavuta yarangiza rwose agategereza bigashya, urabona ko ari ikiraha cyiza cyiza cyane. Nkwibutsa gukora subscribe ku Nkombe TV kugira ngo iyi video yose izakugereho mu minsi mike iri imbere. Muyikurikire cyane, muyisharinge cyane, muzakuramo ubumenyi. Murakoze cyane.